Rwanda ni rwiza, dukomeze nk'abarutuye natwe nyine kusigasira ibyo dukora, turushaho no gutanga serivisi nziza nyine mu byo dukora kugira ngo rukomeze kubera rwiza abarutuye ndetse n'abatugana mu maserivisi yacu atandukanye. Nibuse cyane rero tugeze mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu aho twakira umutumire twabateguriye kuri uyu munsi, niyo nsanganyamatsiko nyine twabateguriye, aho tugiye kurase abari muri serivisi cyangwa mu bigo bifasha abaturarwanda serivisi bijyanye no kwita ku binyabiziga ndetse na serivisi nyine bijyanye n'ibinyabiziga, hanini nyine imodoka, kuzitaho, kubungabunga ubuzima bwazo bwa buri munsi, ndetse nawe ukenera kuvuga ngo ube wayikodesha bitewe n'ingendo ufite muri rusange. Nicyo tugiye kugarukaho Fiona, aho tutari natwe mu kiganiro twaba turi kumwe na Habimana Abdul Aimable, akaba ari nyine ari umuyobozi w'ikigo cyitwa Skyline Tour and Car Services Limited. Bakaba nyine ubwo bafite aho bahurira nabyo, bakorana bitubwira nkawe bibamo umunsi ku munsi. Ngira ngo jene tutaraha ijambo Bwana Aimable, iyo urebye usanga mu bijyanye na services z'amatours cyangwa se casa service cyangwa se current, usanga rimwe muri service mu by'ukuri imaze kugera kure mu Rwanda, abenshi cyane usanga birukanyiramo cyangwa se ubona ko bafite umuvuduko muri iyo service, ugasanga cyane cyane n'utubazo abajene, ariko icyo gihe ugasanga service batanga ni hafi ya nazo. Ngira ngo nayo mpamvu harimo n'utubazo, utwo tubazo nyine tuvuga ngo ni hafi ya ni hafi ya nayo service. Ukibaza ukavuga ngo ese byaba biterwa n'iki, kuba mu by'ukuri umuntu ashaka kubyuka mu gitondo akavuga ati ngiye gushinga business, ariko ugasanga muri ya business mu by'ukuri kijyanye n'umukiriya cyangwa se ikijyanye na ya service, kunoza ya service cyangwa wa mwuga, ugasanga mu by'ukuri ntibigenda neza. Ahangaha twakwibaza ngo ese byaba biterwa no kuba nta bumenyi bwa service batanga bafite, mu by'ukuri byaba biterwa n'iki? Niyo mpamvu twegereye Bwana Aimable kugira ngo adufashe kuri kino kintu, tubaha n'ikaze. Murakoze. Yego. Mbere ya byose ndashimira Isango Star TV yabashije kuntumira kugira ngo ngire uruhare rwanjye ntanga muri serivisi zitangwa muri rusange mu Rwanda, cyane cyane kuri serivisi nanjye ntanga. Rero ikigendanye na serivisi abantu batanga ubona rimwe na rimwe zitanyura bose, ngira ngo ntabwo ari abantu bose batanga serivisi mbi, ariko hari n'abatanga inziza, ariko nkaba ari igitekerezo natanga kuri serivisi dutanga se cyangwa n'izo mpungenge tugenda tubona umunsi ku wundi. Natwe turi bamwe mu batanga izo serivisi, ariko mbona biterwa no kudaha agaciro umurimo ukora. Kuko ubayeho umurimo ukora agaciro, ntabwo warindira ko abuha serivisi rero bakunenga, wakabaye we ubwawe uvuga ngo umunsi ku munsi ntanga izihe serivisi zitanga gute. So twebwe rero muri Skyline Tour Car Service, twebwe tugira uburyo bwacu bw'umwihariko dutangamo serivisi no kuvuga ngo ese serivisi mpaye umukiriya ndaza kumenya gute ko yanyuzwe. Serivisi mpaye umukiriya ese feedback yayo nyibona gute. None dufashe no gufasha dukurikiye niziwe nazo kuzikomoza. Dutanga serivisi zigendanye no gukora ibinyabiziga mu buryo bwose. Ubwo ni garage. Ni garage. Yes. Na serivisi zo gutwara abagenzi, ariko mu buryo bwo kuvuga ngo umuntu akeneye imodoka, wenda n'urugero yo kujya gusura abantu, nimba nk'Musanze. Yego, kujya Musanze, kujya ku Gisenyi, uradukomunika, dufite address, tukaguha imodoka ku bwumvikane twagiranye, hanyuma tugakorana nk'uko bisanzwe. So rero izo serivisi twebwe uburyo tuzitangamo ni ukuvuga ngo ese umukiriya iyo tumuhaye serivisi tumenya gute ko serivisi yanyuzwe. Jewe ubwanjye nka MD wa company, ngira umwihariko wo gukurikirana umukiriya wacu. Ari nimero ziri kuri dutanga ziri na hano kuri bino kuri aya mashusho turi gukurikira hano.
izi nimero giye nanjye ubwanjye ndazitaba umunsi ku wundi, haba nijoro haba ku manywa. Impamvu zitaba rero nuko telefone ni telefone, ushobora guhamagara ubishinzwe ntaguhe serivisi nk'uko bikwiye. Iyo yataguhe serivisi nk'uko bikwiye nanjye ubwanjye bingeraho kubera yuko muri bumpamagara ukumva ko ari cyo nagufasha. Uwo ni wo mwihariko navuga yuko twebwe serivisi dutanga turazisharinga ku buryo nimba ari ikibazo cyabaye buri wese agomba kukimenya. N'uwashaka kugisha muri umwe dufatanya gutanga serivisi, ariko uko byagenda kose serivisi ziramenyekana ku bakiriya bacu. ngira ngo Bwana Abdul ukiri aho ngaho hari ikintu ushaka kwibaza nkavuga ngo se ku kintu kijyanye no kuba mu by'ukuri nimero zirahari cyangwa se uburyo bwo kontakta n'umukiriya wanyu cyangwa se kuba yababona mwamaze kubitegura, ariko iki kivuze iki kuba ushobora kuba nka nyir'ubwite nyiri company ushobora kwibera mu kazi umunsi ku wundi ndetse bikagera hahandi za nimero cyangwa se ya mirongo migari mwashyizeho kuba ari mwe nyir'ubwite mushaka kuzitaba kugira ngo mu by'ukuri bigende neza cyangwa se n'uburyo ki bishobora kuba byakemuka mu buryo runaka. Nicyo bifasha ku kigo kwa buri wese dukurikiye yumve. Ngira ngo ni kimwe mu bintu twakwibaza ngo bivuze iki kuba boss ari we wibereye mu kazi ka buri munsi. Murakoze kuko icyo kibazo cyiza mumbajije. Ibyo bintu bivuze ikintu kinini cyane, kuko wenda jewe business ntabwo iramara igihe kirekire, ariko nkurikije impamvu yabayeho kugira ngo ngiye nkora ino business, nanjye ni iryo somo nari narigiye kuri business nagiye mpabwa ku bantu bakora nk'iyi business yacu. Ni ukuvuga ngo ngiye nkanjye nyir'ubwite iyo mbasha kuba ari jye nikurikiranira imirimo nanjye nka umwe mu bakurikirana iyo mirimo umunsi ku wundi, bituma ya serivisi igenda neza. Impamvu igenda neza ni uko urumva jyewe abo mfatanya nabo umunsi ku wundi, ngiye nka nyiri business mfite uko numva nifuza igomba kumera. Yego, ufite n'intego yayo. Ufite n'intego yayo. Ikindi business yabayeho hari impamvu ibayeho, ariyo iyo ngiyo iki kiganiro kiduhurije aha ngaha cya serivisi. Wenda ndatanga urugero nko ku bigendanye n'amagaraje. Usanga nk'amagaraje umuntu we ashinga igaraje akarifata nk'ikintu gitoya, akumva ko ari kigiye kumuha amafaranga gusa, akumva ko nimba abonye amafaranga deja umukiriya wamuzaniye amafaranga we yaje ari icyo ngicyo kimugenza, nabona amafaranga arasigara amukora uko ashaka. Twebwe rero umwihariko wacu muri no business dukora ariyo ya garage, twebwe umukiriya nkuko mwabivuze genda ahora mu kazi umunsi ku wundi, umukiriya yaje turamwakira, tukagira n'uburyo bwo kumwakira n'uburyo bwo kumuganiriza. Yewe icyo bimfasha kuba wa mukiriya agenda agasiga nta promesse ngo nzagaruka. Icyo ngicyo kiri muri bimwe bituma ngomba kuba mu garage cyangwa se no mu kandi kazi kose naba nkora kagendanye n'ino mirimo iri aha ngaha. Ikindi cya kabiri bituma n'abakozi ubwabo biba motiva kuvuga ngo ariko se nimba umuyobozi wa company ahora hano dukorana umunsi ku wundi akaba abasha kwitanga ku buryo natwe tureba, akabasha kuganiriza umukiriya yabo hasi yabo hejuru, twebwe wayi tudashobora gutanga serivisi nk'iyo nawe atanga. So icyo kintu rero kiri mu bintu mu ntego zanjye muri business nkora, kandi nifuza ko izaguka ikabana nini kuruta uko imeze. Kandi nanone nkaba nshimira muri rusange n'abantu batugana, bamwe na bamwe baba bantera izo mbaraga zo kugira ngo nkomeze koko umurongo ndiho wo kuba muri business zanjye umunsi ku wundi, kubera ibyo baba bakuyemo ariko mba nabahaye serivisi. Ngira ngo Eugene anga twanagaruka ku kintu kijyanye n'imbogamizi hahandi tuzabona serivisi turayishinze cyangwa se company irashinzwe, ariko mu by'ukuri nyiri the owner cyangwa se uyikuriye ntagaboneka cyangwa se nahaba. Ese ngira ngo kino kibazo nacyo twakibazaho. Abdul, ubona ari izihe mbogamizi cyangwa se ari iki gishobora kuvuka cyangwa iyo serivisi ishobora kuba yabihagaze gute cyangwa yubatse gute mu gihe wa muyobozi adahari? Kandi igihombo byateza umande zombi. Murakoze. Ikibazo mbona kiri muri business hano mu Rwanda ntabwo ari zose, ariko ni zimwe na zimwe amplisi zigendanye n'izingi zidutanga. Usanga umuntu akora business yumva ko ni business agomba gukora, ariko ayikeneyemo amafaranga gusa. Si business akora yumva ko
igomba kubaho, yaba hari yaba adahari, akumva ko amafaranga ari cyo akumva ko amafaranga ari ikintu cya mbere, ku buryo nyine yumva ko we adahari cyangwa se ahari amafaranga akaba yinjiye nta kintu kindi yumva bimurebaho. So twebwe rero dutandukanye n'abo bantu kubera yuko nkanjye jyewe business yanjye ahanini ndaza kuvuga cyane ku rubyiruko. Business yanjye jyewe nayishinze nkurikije urubyiruko mbona hanze aha ngaha, ari nayo mpamvu usanga umuntu afata ufasha abantu, ufasha abakanishi, ufasha abantu bari aho ngaho, urabatoraguye ubashyize muri business yawe, deja we wabonye amafaranga, wumvise ko ibyo bihagije cyangwa uri kwita cyane ku baguha amafaranga menshi. Ariko jye business yanjye ngerageza kuyijyanisha ubushobozi n'abantu bayikora. By'umwihariko twebwe business dukora, jye nyikorana n'abantu bagerageje kuyiga. Muraza kubibona muri video nabonye mushisheho hano. Urumva mfitemo abajene bize mécanique, bagiye biga mécanique bakarangiza bakabura imirimo kubera ko usanga yarize ariko ugasanga ntabwo yigeze kubona aho akora pratique, ugasanga ubumenyi ni buke. Nkagira n'abandi bajene bagiye biga ibindi bintu bisanzwe ariko bakabura ubushobozi bwo gukomeza za kaminuza. Rero urumva jyewe nkabazana iruhande rwanjye uburyo bwo kugira ngo mbakundishe umurimo kandi mbereka ko n'ibintu byose bishoboka. Deja rero jyewe urumva mfite inshingano zikomeye zo kugira ngo babandi mbabemo. Urumva hari abize mécanique, hari abatize mécanique, kandi hari abigiye ku murimo, kandi bose ngomba guhuza icyerekezo, nkabereka icyerekezo cya business icyo ari cyo n'ikimariye abantu benshi muri rusange. Nk'iyi business jyewe nayitangiye ndi umuntu umwe, twari babiri. Nyitangira mu buryo bwari bugoranye ku buryo urumva na yewe ubwanjye n'undi mugenzi wanjye ntabwo twabashaga kuba twebwe twakorera amafaranga yabasha kudutunga. Ariko ndamubwira nti tukaganira nkubwira nti ihangane nta kibazo uzagira, ariko icyo nakubwira nuko icyo tugiye gukora hano ari impinduka muri no business turi gukora ya garage. Bitewe n'ibyo namwerekaga, bitewe n'ibyo nanjye natekerezaga, nkubwira nti ihangane, igihe cyagera ukwezi kwashira nkafata amafaranga nkakora uburyo bishoboka bwose nkayamuhereza, nkahubwana ariko ihangane wicikine. Nkambwira ati nese boss ko mbona akazi dukora nta mafaranga aboneka, ubwo ari ibino bintu bizaramba. Ndamubwira ni bizaramba kubera yuko igitekerezo dufite ni cyiza. Kuba dufite igitekerezo natangiye business ifite ibyangombwa byose, ariko nkamubwira ngo icyo dushaka ni ikintu kigomba kutugezaho kitugeza kandi tudacitse intege kandi kikazajya n'abandi kigira umumaro. Kano kanya ubu ngubu turi abatekinisiye bagera muri 7 buri wese kuri serivisi yabasha gutanga. Kano kanya turi kubasha ubwanjye ndi kubasha kubona umushahara wanjye nkabona n'umushahara w'abo bantu bose, kuko abo dukorana twese dukorera aho ngaho. Ubu tugeze no ku rwego rwo kuba tubasha no gufata amafunguro ku manywa mu kazi kandi avuye muri ya business dukora. Rero icyo navuga hagati aho ngaho ndabikesha kubona nabashije gutangirana ya business nicara ku murimo amasaha yose aho bishoboka, kandi ntangana ya serivisi yo kuvuga ngo ese umuntu wese ubasha kuzana akavuga ngo nzangaruka niyo mpamvu abivuga. Kandi ko nagira ngo unakomozeho ndi hamwe n'abandi bose baba badukurikiye bumvireho muri ino kariyeri yanyu. Tuvuze ngo urugendo rwa service noze kuva mugezeho kurinda dusozanyije, wowe wakarwitwayemo gutugiye kuyima muri no sector yanyu? Muri sector yacu cyangwa ko wakanyakiriye uko nakakwakiriye cyangwa ubu reka mvuga ko twe twakira umukiriya cyangwa urwo rugendo. Twebwe twakira ikinyabiziga iyo kije, hari umuntu ushinzwe kwakira ikinyabiziga. Ushinzwe kwakira ikinyabiziga nubaza umukiriya ikibazo afite, akamubaza ikibazo afite akamubwira, yamara kumubwira tugira ifishi twuzuriza imodoka yinjiye. Ubwo no kuvuga ngo imodoka imyirondoro ibyifite, birometero yinjiranye, buri kimwe cyose. Ubwo iyo amaze kubibona, umaze kubyakira, afata rwa rupapuro akarushyira muri ya modoka, akabasha kuyigeza kuri chef technique. Ubwo uwo nguwo nubasha kwakira imodoka ndetse hanyuma akabasha kurushyira muri ya modoka akayigeza ku mutekinisiye ushinzwe kuyorienta cyangwa se kwifasha mu byifasha. Hari umutekinisiye wakiriye iyo modoka akakira na ya fishi bayujurije, akabasha kureba ngo iyi modoka nkurikije ibibazo ifite, uyu mutekinisiye ni uri kuri level yo kuyikora, akayimugezaho
yamara kwimugezaho akareba bya bibazo byose nyiri imodoka yayireze ibibazo ifite, yamara kubibona akayigeza kuri wa muntu nawe agakora iki nk'umutekinisiye waba yayitubwiye nk'uyitwara, twebwe natwe dukorera ibyacu nk'abatekinisiye. Yamara kubona ibibazo nawe afite ahuza ya makuru ya wa muntu nyiri imodoka n'amakuru ye nk'umutekinisiye ku byo amaze kureba n'amaso, akabigaragariza nyir'ubwite ari we nyiri imodoka, hanyuma agatanga proof, twe tugatangira serivisi. Icyo gihe rero hari igihe biba ngombwa ko imodoka iri mu mare iminsi mu igaraje, birashoboka. Ntabwo uburwayi bwose imodoka ifite ubukora directement. Iyo mumaze kubona ko ari ibintu biri butwara igihe, mukomunika wa mukiriya mukamubwira ngo dukurikije uko ibintu bimeze, uburwayi imodoka ifite turaguha igihe runaka, nimba ari amasaha 2, nimba ari amasaha 3, nimba ari umunsi, twe tukabimubwira, hanyuma twe tugatangira gukurikirana ya modoka. Iyo tumaze gukora ya modoka birangiye, hari message tugira duforwardingira abakiriya, tugaforwardinga message tukamubwira ko imodoka yarangiye, tukamubwira ko agomba kuza kwitwara. Yaje kwitwara deja urumva wa mutekinisiye ya fishi bujije ya modoka ivuga ibibazo byo twese twamaze kubona, yaba umutekinisiye wacekinze agahuza amakuru ya process yose yanzira yose twanyuzemo. Yes, no kuvuga ngo wa mutekinisiye wakurikiranye ya modoka yarangije kuyikurikirana, afata ya fishi abari izina rye akayisinyaho, yamara kuyisinyaho akayishyira wa muntu wakiriye ya modoka. Nawe utanga message yo wamukiriye, hanyuma umukiriya akaza gutwara. Mu kuza gutwara imodoka deja urumva ifishi aba yasinye yasize yuzuje ibiriho bya bintu byose, arumva kama ya fishi areba ko ya mirimo yose yakozwe, umutekinisiye yayivivuye, yarangiza kureba ya mirimo yose ko yakozwe, akareba n'imodoka ye ibintu yayizananye nayo ko bigihari, ngo nta kindi kiba gisigaye, yadusinyira kuri raporo byakozwe nk'uko amaze kumva na test y'imodoka ye. Deje urumva ajya gusinya raporo yamaze gutestinga, yumvise ibintu byose ari sawa, ubundi tukiri aho hari kimwenda kijya kiba muri ino secteur yanyu ku kijyanye no kuvuga ngo igikoresho pièce bitewe hari original hari itari original, ese ikiguzi ese niba yishyuye original niyo nashyizemo kumekisha ngo ese niyo yagiyemo, icyo gihe bigenda na garanti. Niba nayikoresheje nyuma y'ukwezi nkagaruka still bya bindi akabyenza gukoresha, bigaragara ko pièce yagiyemo n'undi ntago ari original, ubwo bunyangamugayo ni gute nkawe? Kuko ntago hose waba uhari, ntago buri modoka yose wayijyaho, wakabwinjije muri bariya mukorana kugira ngo babere n'inyangamugayo n'uri wese uje ubagana. Urakoze. Iki cya garanti ntabwo nari nkivuzeho. Twebwe dukora imodoka z'ubwoko bwose butandukanye, dukorera abakiriya bari privé, dukorera ibigo bya leta. Deja wenda ndahera aho ngaho kugena natangiye ngerageza ngo nkora ibintu bisa nkaho biri qualité, biri professional, kugira ngo nyine ndebe ko cya gitekerezo ngira ngo ari nayo ya service nziza tuba twifuza cyangwa se twakwifuriza buri umwe wese. Bivuze ngo uburyo rero je mbikora n'ubundi mbikora mu buryo bumeze nkaho aba privé bakora nko mu buryo bumeze nkaho nkoreramo na leta, kuko leta ubwayo ntabwo ushobora gukora ikintu cya leta utatanze garanti. Ni ukuvuga ngo twebwe mufite amasezerano mwasinyanye, mufite garanti, ibikureba ibireba ikigukorana nacyo. So rero twebwe nubwo ari jewe biheraho, ariko nabo bantu dukorana umunsi ku wose babizi ko tugomba kutugirana inama. Ntabwo ushobora gukora n'abantu bagera equipe y'abantu bagera mu 10 mutagira inama, tumitingana buri gihe ku wa mbere mu gitondo dukorana inama, tukareba ibyagenze neza bitagenze neza, tukabasha no kwibukiranya na za nshingano dufite muri kakazi umunsi ku wundi. Cyane urumva n'abajene nkorana nabo cyane, murabona uko bangana, n'abajene bakirangiza kwiga, abandi nabatize ngo bagere hejuru, ariko nabo bakiri muri ya myaka yo kuba ari abajene. So ikintu cy'ingenzi kiba gihari nuko umukiriya service tumuhaye byibuza igihe gito ashobora kuba afiteho nka garanti na amezi 3. Amezi 3 service twaguhaye, ntabwo kuko imodoka turayikorera, ariko ntabwo tuba turi uruganda, tuba turi kuyirepara. Imodoka yizanye tukayikora, tukagafagitire ko imodoka turangije kuyikora, amezi 3 yafitiye garanti ibyo twagukoreye. Hari kintu nagatso ku bunyangamugayo kugira ngo uve bijye muri uriya mukozi wese mukorana,
ibi ngibi biranafasha n'undi wese mu zindi business. Ni gute ngiye nk'umukoresha nagahuje ubwo bunyangamugayo bwanjye n'abari abakozi banjye bikabajyamo kugira ngo bigendane n'intumbero ntangira nari mfite bibajyemo nabo. Ikintu cya mbere cyo gukora nta kindi uretse guhozaho kuganira nabo, kugirana ibiganiro nabo, kuba babona deja abakozi, sinzi nari ngiye kubivuga mu buryo butari bwo ngo ni nk'abana, ariko abakozi ni abantu bagomba kugira urugero nabo bakurikiraho. Yewe kandi nimba ashobora kuba abona ibiganiro muganiriza bya buri gihe ari byo kubinyangamugayo, ari byo gukorera abantu nk'uko nawe yakwikorera aba yari ufite ikinyabiziga, akabona ndaho ngaho kandi nanjye ari byo nshyize imbere, nibaza ko nta kindi kintu gishobora kuruta icyo ngicyo wakora, kubera yuko nimba tugomba kuvuga ngo ese buri wa mbere tukicarana twese, ese iki cyumweru mukisuzuma mukareba twakoze gute, ese ibibazo byabayeho mu kazi ni ibihe, ese byakemutse gute, ese muri kubona urwego turi gukoramo twakora iki ngo se tukaganira. Icyo kintu rero kiri mu bintu by'ingenzi cyane, wenda nagiraho n'inama na bagenzi banjye bashobora kuba bakora business nk'iyo nkora batabikora. Mu buzima bw'abantu barenze batatu bakora ku kintu kimwe, bahurira ahantu hamwe, mama ugomba gufata umwanya uhagije wo kugira ngo muganire ku byo mukora. Niyo nsinzi ishobora kuba yatuma abo mukorana bagendera kuri wowe, kandi bakaba bashobora kuba batanga serivisi ivuye mu byo mwifuza mwese ako muhurira kuri. Ngira ngo tukiri aho ngaho Bwana Abdul, nakwibaza ikibazo kigira kiti ese ku kijyanye na serivisi twatangira twibaza tugira tuti abantu benshi bamaze kwijyamo, abantu benshi barabyuka mu gitondo ukayishinga, ariko mu by'ukuri wareba uburyo itangwamo ugasanga mu by'ukuri ni hafi ya nayo, cyangwa se ya serivisi tuvuga inoze twifuza ukora nk'uwikorera ugasanga biracyari ingorabahizi. Ubu nimvuga gutya ni serivisi yo gukodesha imodoka, ahanini usanga bamwe biyitirira, cyangwa se ugasanga rimwe na rimwe harimo amanyanga atari meza, cyangwa se uburyo bayitangamo ugasanga ntabwo binogeye amaso y'abantu. Byo mubibona gute? Ese ino serivisi mubona mu by'ukuri yagakozwe gute kugira ngo buri munyarwanda wese, kubera ko turabizi neza ko dufite abantu benshi barimo kugana u Rwanda rwacu, dufite abantu benshi barimo bagenda baza kureba inyaburanga cyangwa se ibitatse u Rwanda rwacu, ariko wakumva uburyo ki complaints, negative complaints ugasanga ziriyongera umunsi ku wundi. Ubwo ni kuri ya serivisi ijyanye na current. Icyo navuga kuri iyo serivisi, mbere ya byose ni ugukomeza kwigisha, kuko turi mu gihugu kigendwa cyane, turi mu gihugu kizakira na transport, turi mu gihugu natwe tubasha kureba tukavuga ngo se ubundi igihugu cyacu nk'abajene, igihugu cyacu kiraganaye, turifuza ko kigera, igihugu cyacu cyubakiye ku bukerarugendo, kuko turabyumva turabyiga, tuzi neza ko nta wundi mutungo uhambaye tugira uretse izo serivisi nziza dukangurirwa gutanga. Rero ntabwo abantu bose ntabwo batanga serivisi mbi muri urwo rwego rwa transport, ariko harimo n'abatanga serivisi mbi. Abo rero umbabare kuguca mu ijambo, abo rero ugasanga hanini na wa wundi utanga serivisi nziza abigendeyemo, agendeye kuri cya kintu cyo gutanga serivisi mbi kuri wa wundi wayitanze. Ni ukuvuga ngo ikintu gihari ubona gishobora kuba cyagira umumaro ku bindi byose ni ugukomeza kwigisha abo bantu, kuko ntabwo uzabahagarika muri business, barayikunze ariko ntibafite umurongo wo kuyikoramo fatizo, bikaba ari byo bitera izo serivisi mbi. Ariko kano kanya niba mubasha gutumira nka rwiyemezamirimo nkanjye kuvuga ibi ngibi, ni rwa ruhare rwanyu namwe kugira ngo mwigishe abantu batanga serivisi mbi babashe kugenda bahinduka. So rero nk'inama natanga cyangwa igitekerezo kuri izo serivisi zitagenda neza, ni ugukomeza buri wese tugafatanya tukabasha kwigisha, kugira ngo buri wese yumve ko serivisi atanga ari iye, niba ifite umumaro ikawugirira n'abandi ari kuyiha. Kandi serivisi ntabwo irangira uwo munsi, tanga serivisi uyu munsi, ariko n'ejo uzakenera gukomeza kwitanga kuko niyo ikubeshejeho umunsi ku wundi. So rero twakomeza tugafatanya twese tukigisha abantu, abatabyumva babyumva nabo, twese tugakomeza tugasenyera umugozi hamwe, umwe twubaka urwatubyaye, kuko n'ubundi ibyo byose ni ahangaha bibera. Icyo turiho ku bijyanye muri izo uko muri mu bisate bibiri ako bihurira mu kigo kimwe, turiho ku bijyanye n'imbogamizi zikigaragara muri kano kazi,
ariko nyuma y'izo mbogamizi tunarebe ni gute twakubatse hagakozwe ikigo ngo hubakwe umukanishi nyawe ukora kinyamwuga, ikindi bijyanye na transport nabwo ubikora tumwubake kinyamwuga, ariko tuhere ku mbogamizi. Imbogamizi turi guhura nazo kano kanya kagendanye na mekanike ni urwego rurimo abantu benshi batagerageje kunyura mu ishuri. Abantu benshi batagerageje kunyura mu ishuri rimwe na rimwe usanga imyumvire yabo igoranye kugira ngo bumve ko serivisi igomba kuba nziza, arayitanga ariko ntabwo ari uyiha. Bikagorana, aravunana. Wenda ubwo urumva je nimba mvuga ngo impamvu mbivuga mbibamo, ugasanga umuntu nimubwiye ngo serivisi yihereza umuntu gutya bigende gutyo, umwereka uburyo ibintu bigomba kugenda, bakumva arashaka ibintu bya kera by'igihe cyashize yatangagamo iyo serivisi, ariko mu by'ukuri ntago azi igihe harimo kano kanya ko cyahindutse, agomba kugenera gutanga serivisi igendanye n'igihe turimo. Rega n'imodoka zarahindutse, zigenda zihinduka. Izo nizo mbogamizi mbona duhura nazo. Rero nkaba mbona wenda kugira ngo ubwo ndagira ngo mvuge n'izo mbogamizi duhura nazo, gihe nkaba nzibona yewe icyatumye mvuga ngo reka nkorane n'abantu bize mekanike. Abantu bize mekanike ashobora kuba atabizi ariko abyumva, ariko ashaka no kugira ngo abimenye. Akaba ari umuntu ushobora kubwira ngo ashobora kubona umukiriya yiramanse ku kintu runaka, ntibatongane, agatuza akamwumva, niba we yumva nta cyari bumufashe akageza kundi uri bumufashe. Bitandukanye na wa muntu wumva ko nimba wowe serivisi utayishimiye ahubwo agiye kukugisha impaka, kandi wowe ugomba kumuha serivisi, agomba kuguha serivisi we waje ushaka, ntabwo ari ugutegeka serivisi ushaka, ntabwo ayiguhindura ngo aguhereze iyo atekereza. Urumva rero nizo mbogamizi mbona ziri mu rwego rwa mekanike kuri kino gihe, z'abantu bakora mekanike ariko batagendanye n'igihe. Turacyasabwa gukora ubukangurambaga bwinshi, haracyasabwa ubukangurambaga, haracyasabwa kugira ngo ibigo bya mekanike bishake abana bize mekanike biba training nabo, kuko bafite uruhare runini mu iterambere. Ariko se Abdu, ahangaha nkavuga ntiwasanga mu by'ukuri n'ibi bigo tubona dufite abana bacamo, ariko nabo ntago bahabwa reka mvuge ngo guhabwa igihe cyo kujya hanze kugira ngo nabo babanze banarebe, babafashe mu bijyanye no kubatraininga. Ugasanga barahabwa ya masomo nyine yo mu ishuri, nyamara bakirengagiza ko bazava kuri ya masomo bahita bajya ku murimo nyirizina kuri teri. Byo mubona atari cyo kibazo? Nabyo urumva uko byagenda kose, kuko niba hari ikigo runaka cyigisha mekanike nibaze muri Skyline ngo babwiye bati dufite abanyeshuri wenda 6 cyangwa 10, turasaba ko muduha partnership yo kuzajya tuza abana mukaba mwabanyuramo mukagira kwimenyereza umurimo, kugira ngo n'abana bave muri cya kigo bafite ikintu kijyanye na skills zo kuri tele cyangwa se zo kuri field. Nibyo cyane. Abantu bafite amashuri y'ubumenyi ngiro ko byagenda kose bigenze neza bakabaye bagirana imikoranire n'abantu bafite ibigo by'amagaraje, kubera yuko abana bariga banabyumva ibyo biga, ariko iyo batabonyeho babikora pratikoma n'ubundi ni hahandi azo ugasanga yarize afite diplome ariko ku isoko ry'umurimo nta performing. Ni byiza cyane rero yuko abantu nabo bafite ibyo bigo byigisha za mekanike bagomba gushyikirana n'amagaraje kugira ngo babashe gukora pratique, bayihuze na ya theory. Birafasha cyane ko nkanjye mbona umusaruro bimaze kumpa, aho usanga umwana umufashe yari aho ngaho yarangije kwiga iyo mekanike, ariko ari aho ngaho arakora ubuyede nta kintu akora, ariko iyo umufashe ukamushyira noneho muri ya mekanike hahandi yafashe kunyura, ahuza bya bindi yize agahuza n'ibyo ari gukora, agatanga umusaruro kandi mwiza. So rero ni byiza cyane yuko bajya babona aho bakora ayo mastage, babona aho bakorera uwo murimo nyuma yuko barangije kwiga, byabafasha cyangwa se bakiri no mu kwiga bakajya basha kubona aho bajya gukora. Yes, tugana ku musozo icyo nagarutseho uvuga ngo kugira ngo twubake wa mukanishi tuvuga wa kinyamwuga, gukora kinyamwuga no muri nira service ijyanye na transport nabwo twaba yirimo tubaka ikinyamwuga, ubutumwa wagenera yaba ari ona business yaba ari ababikoramo umunsi ku munsi, ubutumwa wagenera ko tuharanira kumwubaka
kinyamwuga? Ubutumwa natanga muri rusange ku bantu bose ni ugukomeza kwigisha ikiza cya serivisi. Ikindi ubundi butumwa natanga ku bantu batanga izo serivisi nabo ni ukumenya ko serivisi utanga ari bwo buzima bwawe, kuko niyo wahisemo. Nimba warahisemo gutanga serivisi ya transport, gerageza uyitange neza mu buryo nyabwo kugira ngo uyihaye n'ejo bundi azakwereke n'undi nawe uyimuhe, kandi mukomeze nyuma yo kumuha serivisi mube n'inshuti. Abdul, tujye tuvuga ngo burya serivisi ni nka chaîne, ni chain, ni hahandi ushobora kuvuga ngo niba nje muri Skyline mu by'ukuri nkahabwa serivisi nziza, nta kabuza nzegera mugenzi wanjye Origine mubwire ni nyamara niba ufite ikinyabiziga hari garage mfite nabonye batanga serivisi, Origine neza agakorerwa neza, ni hahandi azabwira na mugenzi we. So niyo mpamvu njya mvuga nti buriya serivisi imeze ni nka chain, ni uruhererekane. So bivuze ko rero ngira ngo ni kimwe mu bintu, ni nk'intego twakihaye muri twebwe dutanga serivisi, ukavuga ngo ese niba umuntu aje akinjira mu iduka ryanjye nkamuha serivisi nziza, ejo akamundi, ejo akandangira undi, why not ntakomereza kugira ngo ahubwo ninabona na wa wundi uyitanga nabi, mu by'ukuri ngerageze buryo ki ngomba kumuhwitura tugire ibyacu. Niko byakabaye bigenda, ubundi niko byakabaye bigenda, umuntu wese yakumva ko serivisi ni ibintu bye. Se kano kanyerega agenda bivuga nk'umuntu bibamo cyane. Se ubundi utanga serivisi wabubona ubundi wowe icyerekezo cyawe ufite ari kihe? Kuko gihe nababwiye ngo natangiye nta kazi ngira, ntangira mfite igitekerezo gusa ariko ntafite ibyo gukora, udafite naho uhera. Ariko umuntu umwe akazi yabona handitse igaraje bamukingura bamuha serivisi, akaza niyo yaba atakubona bamaze kumuha serivisi, akaza kukureba kugusezera akakubwira ngo urakoze, kandi nzagaruka. Yavuze ngo uwo muntu icyo aba yakunze icyo wamukoreye. Gutyo kano kanya ubu ngubu mfite akazi gatuma tubona amafaranga tuhembwa, tukarya ku manywa ifunguro rya saa sita, deja urumva tukishyura imisoro, tugakora ibintu. Bivuze ngo iyo ni ya serivisi nziza twagiye dutanga, yagiye dukurikirana, aho umuntu aza akakubwira ngo nzakohereza mugenzi wanjye aze umukorera iki n'iki n'iki. Kugeza kano kanya ubu ngira ngo aramufuta mwaze mubona usanga igaraje ryuzuye. Ariko nkongera kunenga none n'abantu na bamwe ushobora gusanga umuntu imbogamizi nagiye mpura nazo zikomeye mu gutangira no business, aho wasangaga umuntu araje urahari, harimo imodoka imwe rimwe na rimwe n'ibigo bya leta, ati rwose ahantu hatagira izindi modoka, ahantu hatagira akazi, ubu turabaha akazi muzagakora. Ngira ngo mvuge ngo n'aba rwiyemezamirimo bakiri bato bagirirwa icyizere, mbwira abo bantu ngo simbavuze, ariko wumve ko niba umuntu adafite ibyo ari gukora kano kanya, afite ubushake, umusapotingi ukumva ko ugiye guhita ujya ku ruhande rwe kubera ko adafite byinshi ari gukora, sibyo? Ariko ubu ndashima muri rusange abanyarwanda bose n'igihugu, aho umuntu noneho asigaza akavuga ngo nisi ko mbona hano mufite imodoka nyinshi, ubu noneho izacu nizamuzaziparika hehe, sibyo? Anjye ubwo ndiho ndaha message abo bantu, wenda baranyumva cyangwa baranyumva kuri televiziyo, aho umuntu ashobora kuza akakwima akazi, wakoze ibishoboka byose, wamweretse ubushake n'ubushobozi, ahubwo ngo singuha akazi kubera ko mbona mutazabikora, sibyo? Kandi nanone mutazabikora bitewe nuko atari uko yabonye ko nta bushobozi, ahubwo abona ko mu by'ukuri ntabwo wari wagera. Abdul, dusoza mu masegonda 30, aho ni gute nabona serivisi zanyu mukorera dusoza? Twebwe dukorera i Nyamirambo rwa Rutabura ku muhanda Nyamirambo Road Rebero Miduha. Tukaba tugira website dushyiraho ibintu byacu, ariko iracyari nshyashya. Urumva nimba kano kanya turatangira kugenda twiyubaka dushyira n'ibintu ku mugaragaro. Urumva twatangiye mvuga ngo nige umuntu araza nkamuganiza akamiriza amakuru y'ibyo nkora, ariko kano kanya dufite Instagram irakora, dufite website, dufite imirongo ya telefone, uburyo bwinshi bwose bushoboka yuko twaguha serivisi igihe wadukenera, waduhamagara, watwandikira, ni karibu cyane. Muri Skyline Tours and Cars Service Limited. Reka tubashimire ko mwitari cyane kiganiro. Murakoze cyane, turabashimiye. Kangushimire na Fiona. Urakoze cyane Origine. Reka nshimire abadufashije nikora kuri kamera, ndetse na Bwana Isaac kugira ngo aya mashusho n'amajwi bigire umeze neza. Namwe mwari mudukurikiye, mugire umunsi mwiza, muhahe murongo n'ikiganiro The True Service.
most time.